Mu miryango myinshi usanga umwe mu bashakanye yirirwa mu rugo yita ku bana, akora n'indi mirimo yo mu rugo, mu gihe mugenzi we aba yagiye gushakisha ibitunga umuryango. None muri abo bantu bombi uko ari babiri, ninde uvunika kurusha undi? Ese ni wa wundi ubyuka ajya gushakisha cyangwa ni wa wundi wirirwa akora uturimo two mu rugo? Icyo ni ikibazo gikomeye cyavutse mu muryango wa Petero Nzukira. Reka twumve ukuntu cyakemutse. Umunsi umwe Petero Nzukira yari yiriwe atemera ibishyimbo mu ishyamba. Yari yakoze ataruhuka kuva mu gitondo cy'urwanaga kugera mu mataha y'inka. Akarwibika agiye gukwira ageze imuhira, asanga ibiryo ntibirahwana, atangira kuvumagura umugore ngo ni umunebwe. Umugore aramuhindukirana ati mbese Petero mugenzi wanjye utahanye nabi, ahubwo umva ko abagore turi abanebwe, urareka ejo tuzagurana imirimo zirirwe ntema, nawe usigare mu mirimo y'imuhira, uzareba uzarusha undi kuvunika n'uzarangiza imirimo ye neza. Petero ati ndabishimye, wabona ukazumva ukuntu umugabo avunika, none hari byazagutera kurushaho kunyubaha no kumenya ko ari njye ugutunze. Mu gitondo izuba ritaraganya kurasa, umugore atora inkoni n'umuhoro ajya mu ishyamba gutema. Yagiye yishimye cyane arushanwa n'inyoni kuririmba, Petero we asigara imuhira. Hashize umwanya atangira kwicwa n'irungu ry'imuhira, ariko yanga kwiheba agerageza kurirwanya. Niko kubuganiza amata mu gisabo, atangira kuyacunda n'ubuhanga bwinshi. Nk'uko bisanzwe n'ubundi, umurimo mushya utera umwete, ariko agasusuruko kamaze gukwira, Petero atangira kuma mu mihogo. Ahera akajya gushakira akayoga mu rwina bataramo inzagwa. Urwagwa rwari rutaze mu gitariro kinini cy'idebe. Icyo gidebe cyari giteretse ku gasenge ku mitambiko itatu, kandi cyari gifite urufunguriro rw'icyuma mu ndiba. Nuko Petero amaze gukiranura ku kuma kafungaga, agiye gutega ibirika ku mwenge w'igitariro, yumva ingurube irafutagira amata mu muryango w'inzu. Niko gutera hejuru ati yuuu, amata yanjye we yashize. Ko yagafashe ibirika mu ntoki, ahita yiruka, maze asanga igisabo gihennye n'ingurube yigaragura mu kiziba cy'amata. Ingurube imubonye ishaka guhunga, igihe igiye kumucaho ayiguhererezaho ibirika munsi na y'ugutwi, ingurube yikubita hasi irashya rimwe gusa. Yakikora yicuza icyo akoze, yibuka yuko yasize adafunze igitariro, ahubuka nk'iyagatera yihina mu mwobo, anyerera mu kiziba cy'urwagwa ngo hi, yicura indembe. Abyutse asanga cyakamye. Ariko kugira ibyago bitera kumenya ubwenge. Yamaze kuzitura inyana aribwira ati ubwo nasigaranye n'umwana w'igitambambuka, nkaba kandi ngiye kuvoma, iki gisabo ningisiga aha ngaha ari buze kugihirika, ndamuzi ni nkubaganye, naba kandi nongeye gupfirwa ubusa. Nuko akizirika mu ijosi kigenda kinagana mu bitugu. Atora akabindi ajya kuvoma amazi yo kuhira sine. Igihe yunamye kudubika ikibindi, amata yo mu gisabo aseseka mu mutwe no mu iriba. Nuko Petero yunamuka mu iriba ati ibi ntabyo, nta mata nta n'amavuta nize kubona uyu munsi, reka gusa njye kuhira inyana, nayikenesheje rwose ntikigiye kurisha. Inzu yanjye yamezeho ubwatsi buryoshye kandi bwinshi, ndetse nayijugunyeho n'ibishazashaza byinshi. Ntenga njye kuyuriza, ntacyo bitwaye, uruhiza rwayo rurakomeye kandi hasi yubakishije amabuye manini. Inzu ya Petero yari yubatse munsi y'umugunguzi muremure, mu rubega rw'umugunguzi hareshya n'ubutaka. Petero niko kuhatambika ikibaho kinini cyambukiranya inzira n'uruhiza rw'inzu, abona kucyurizaho inyana ye. Ariko rero Petero ntashobora kuguma hejuru aragiye inyana, kuko yagombaga kugemurira umugore we. Niko kuzirika umurungu ukomeye mu ijosi rya sine, awumenesha igisenge utunguka mu nzu imbere. Hanyuma aramanuka azirika wa murunga ku kuguru, aribwira ati nuko inka yanjye nishaka kumanuka ndabimenya. Ahasigaye Petero atangira gukora, akebagura inyama vuba vuba aroha mu nkono, acuriranya n'ibitunguru n'inyanya. Inkono ayitereka ku ziko yegereza inkwara cyane. Ngo hashira akanya, sinirambirwa kuguma hejuru y'inzu kuko ayiteye impungenge. Ishaka kumanuka mu rubega rutereye ku mugunguzi no ku kibaho.
ibonye ko ari habi ishaka gusubira inyuma, ubwatsi bw'inzu ikandagiyeho burasohoroka imanukana nabwo. Muzi rero ko Sine yari iziritse ku mugozi. Muzi kandi ko uwo mugozi Petero yari yawuziritse ku kuguru. Mu kanya Sine imanutsemo, Petero nawe aritera, amaguru ashita mu gisenge cy'inzu acuri ku mutwe. Iyo icyo gisenge kidakomera biba byarabaye bite? Bizimana. Petero yamaze gufatwa n'igisenge cy'inzu ye, Sine inaganira hanze, maze sinakubwira imiborogo. Muka Petero abonye ko ibiryo bitasiye igihe, ararambirwa agaruka imuhira kureba, kandi n'imbeshyerwa ibyo gutema byaramutondaga. Nuko abonye Sine inagana biramutangaza, arisumbukuruza umugozi wari uyifasha gucisha umuhoro, inka yikubita hasi ubwo ihabaduka vuba. Petero nawe mu kugwa yabanze umutwe muri ya nkono yari ku ziko ngo pii. Amahirwe nuko umuriro wari wazimye, naho ubundi aba yarahiye. Yakobotse ku gahanga no ku izuru akuka n'amenyo abiri. Umugore yamaze guca ikiziriko yinjira mu nzu atabara ibibomborekanye, asanga umugabo we amaze guhaguruka avirirana amaraso mu kanwa. Niko kumubwira amuseka ati ari nje ari nawe, ninde warushindi kuvunika none? Ewe sinjya gutabira amacumu, wakoze kandi wavunitse. Umuntu watetse ugacunda ukarera umwana ukica ingurube ukarwana na Sine mugakotana bene aka kageni n'ibindi ntazi. Ngaho rero noneho kubitiraho no kungaburira. Nuko Petero araceceka buri icyo asubiza. None se nahe masomo tuvanye muri iyi nkuru? Reka ngaruke kuri cya kibazo cyanjye. Ari wa wundi ubyuka ajya gushakisha, ari na wa wundi wirirwa mu rugo yita ku bana akora n'indi mirimo yo mu rugo. Ninde uvunika cyane kurusha undi? Ninde wagombye gupfobya undi? Muri make isomo rikomeye nize nuko bose baruzuzanya. Ibyo buri wese akora biba bikenewe kandi ni iby'ingenzi mu rugo. Reka nsoze mbibutsa gukora like, share, subscribe no gukomeza kuduha comment. Mwakoze cyane kubana natwe muri iyi nkuru, ureke tuzasubira ubutaha.